abantu batuza ntiyari kumvugira neza akora n'ikintu kibi yakuvuzeho nyine ntiyari kumvugira neza nayo kumvuga nabi yamvuze neza ku ruhande rwanjye nanone yongera kumvuga nayo ku ruhande rw'iki rwo abakunzi be kuko nimba yige amvuze neza hari abakunzi be bigeze kuvuga bavuzeho ikintu gutya cyo kintu cyo kintu yagenderagaho yige niyamvuzeho nabi hawo ku ruhande rw'abakunzi be ntabwo nawe yamvuzeho neza yasubizaga abakunzi bariko ari ngiye bigira gute bisubizo ikintu byagutwaye se byarakinwaye urugero nge nakubwiye ngo ariko tayi ngiye ugiye gutuma amena umuceri makanya ari kuvuga uti babyifugiye kuba yigera bivuze hari n'ibindi bazumva nyuma yaho kara nakanu gatoya sibyo kimwe nuko icyafungiye Johnny kineze nuko afunze nge nababwiye ko adafungiye ibyacu bajye buryo bambaza safungiye ibyo kuri yamunahuje ibitsina nge ndashinja ibintu bibiri nuko yige yavuze ngo ntago yararimo yarakuvuga ko batari barimo nigutemenya ibintu byabo nabarizwa muri groupe yabo bitaye na ngombwa ko mbimenye nabimenya ngiye hase ko mbana byakubabaje byarambabaje ajya kubikuramo ibwo bintu byo kubakunda bakongomare bye byavuyeho nawe se nago byabagaho kamera ihora ari kamera iragaruka gutsindagira ukorera Imana uhindura amateka wiyamamaze wihindure isaha n'isaha itaragera nishaka kugira ngo ikwerekane nacyo uzakikwereka nuzigera na rimwe ugira ikintu tsinda uzaza katsinda muri bare bose azaza atsinde yakijijwe se nta wamenye we yagiye kwa gitingakira na komedi yo gukizwa kuko yarazi yuko ari byo bari mu muhe nyuma y'uwo mukino iyo filme nubabeshya abantu bafite ukuri ahubwo ikibazo n'abantu babyinjiyemo niyo bafite ikibazo sinzi icyo bazabwira Imana ndarakaye abantu bakorera Imana sinzi icyo bazabwira Imana nimba badafite uwo mwuka werekana ko icyo kintu cyari ikintu cya filme bafite ikindi kibazo nabo. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze umerere mu mande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nongera kukubwira ngo ushaka imodoka ari nziza wagana Swatasi Limited nakubwira ngo umwihariko bafite nuko iyo uguze imodoka bayiha akazi buri kwezi bakajya bakwishyura hanyuma imyaka mwumvikanye umwe kugeza kuri 3 bakaguha inyongera 60%. Urumva ko rero ibyo bintu ari byiza cyane bakorera hariya ahahoze gereza. Nakubwira ngo ibindi bisobanuro hamagara 0787024513. Tayi urumva iyo service atarimo amararaye Shira mikro utubwire Imama waraye kubakire oya ibyiza biri imbere sibyo se wenda nabigiraho nyine ariko kuri umunota mama wararaye kubakire ariko urumva ko ukeneye n'akamodoka wabagana cyangwa se ni nabyiza igihe umuntu akeneye service kaburana ibariza karubabaza ariko nimba icyo kintu gikeneye ukaba ufite umuntu ugufasha ukaba arakibonye cyangwa icyo iyo service yari wayikugejejeho cyangwa ahantu samwe wayivanye wayibona gutangaza ni byiza gutangaza amakuru ni byiza umuntu wese yarigira nyine nuko mbivuze nk'umukene ariko oya bizaza humura cyane mutoye bizaza ariko nabigana mugenzi wanjye hari undi undushije ya ubushobozi sibyo rata ni byiza tuzakira humure gato cyari batoye wakira nta kwiheba isaha y'Imana igeze urakira umeze neza urakomeye ndakomeye ko mbona se ibyishimo ari bikeya byagenze biti ndabona uyu munsi kabisa nta courage byishimo byose nuko utagiye kuzananga itangaza makuru nyine wari ikintu nyine wamamaje numva nago ndagira kuvuga urwego Swatasi ni company y'imodoka bituma nyine cika intege ugacya ariko mise nibuka ko yari kwanakenera no gukodesha banakodesha ukabajya na mugenzi wanje wari wabicereye yego ariko nukuvuze ngo ukeneye bitarumva nyine umuntu ukeneye nanjye ndimo ariko mugenzi wanjye nawe yabikora akagira handangeza sibyo rata ushaka no kujya gusura mu rugo Butare kavuga utireka ngudesha imodoka nigiri Butare wakubise kubaza imwaka umva
kwezi kwa 12 ndavuga ati mama papa ndaho ngaho sibyo rata ndavuga ati byagenze uko nguko ni ikintu cyose si ubwa ngo nuko wayiguze cyangwa byagenze uko ahubwo nuko ukeneye service kandi mu buryo bwihuse bw'umutekano wawe yego kandi bugize buri clear yego buri kintu wese abona ko kiri clear ni wamenya ngo wakodesheje si wamenya ngo icyo kintu wagikoresha iki ngike ahubwo nuko ari uburyo buri clear. Yes ndabyemeye icyo ngicyo turi kumwe wari umeze neza mu buzima busanzwe cyane. Hanyuma nago ndi bujye kure meruka gukorana ikiganiro n'umuntu bita Yige ndetse yari inshuti yawe n'uyu munsi wenda ntago muri abanzi reka nkoresha iryo jambo muri cyari inshuti kira kiganiro muri mashya. Okay that's good ni byiza burya mu buzima kubaho nta kibazo ufitanye n'umuntu si byo se yego kira kiganiro cyakiriye gute ikiganiro cya Yige nta kintu kibi yavuzeho nta n'ikiza yavuzeho byose yagiye ku mpande zombi bitewe n'ukuntu abantu batuza ntiyari kumvugira neza Kora n'ikintu kibi yakuvuzeho nyine ntiyari kumvugira neza niyo kumvuga nabi yamvuze neza ku ruhande rwanjye nanone yongera kumvuga nayo ku ruhande rw'iki ruko abakunzi be kuko nimba Yige amvuze neza hari abakunzi be bigeze kuvuga bavuzeho ikintu gutya cyo kintu cyo kintu yagenderagaho Yige niyo yamvuzeho nabi aho ku ruhande rw'abakunzi be ntabwo nawe yamvuzeho neza yasubizaga abakunzi be ariko ari ngiye bigira gute bisubizo ni ikihe kintu cyagutunguye yakuvuzeho ndakeka mu kiganiro cyose niba aracyumvishije nta kintu cyadanje yakuvuzeho rwose namuvugira na si cyadanje naguye ngo ngewe yavuze bitewe n'abakunzi be cyangwa ikindi kintu ni ikihe kintu rero yakuvuzeho yamvuze ikintu yamvuzeho wenda tujye tuba open ntukagende nuko yavuze ngo nuko ubwe yavuze ngo mu bantu bagiye kuri Libwe nago barimo ahubwo yari kuvuga ngo nago ndimo si wumva ukuntu imeze yego yaravuga ngo nago ndimo yego yurumva icyo kintu ukuntu gisobanutse ndacyumva nago yavuga ngo nago turimo kuko afite ubwe ku giti cye ko nimba ataragiyeyo naza abandi bagiyeyo ahubwo nge ndabizi umwe muri bo yagiyeyo yaravuga ngo nago ndimo navuga ngo nago turimo kuba kubitewe wenda na komite yasomye cyangwa nabo baziranye niyo nkubwira ngo ruhande rumwe nago yamvuze neza according muri make ari kwivuga nkawe atavugiye abandi niko we yavuze ngo nago tu uri uvuze ngo ni ibintu uvuga ngo wowe nanjye nuriye turimo hari ikintu byagutwaye se byarakinwaye urugero nge nakubwiye ngo bitewe n'ukuntu abantu bamumagaye bakambwira n'uburyo basubizaga we nibwe ku giti cye ntabwo yagiyeyo ariko mu bo bari muri iyo groupe hari uwagiyeyo nicyo abantu bavugaga yivuga ngo rero ngo ntabwo twari turimo ari kuvuga ngo ntabwo nari ndimo kuko ntabwo yigeze agera ariko hari abandi bagezeyo muri bo. Okay ngo birashoboka burya umuntu wese abazi ukuri birashoboka hanyuma kiriya kiganiro cyo cyakiriye gute cyo kiganiro nta kintu kibi nta kintu nashinja Yige nyuma y'ibyo ngibyo ibyo yavuze byari ibyo ngibyo n'ibyo yagaje byari ibyo ngibyo nyuma y'ikiganiro ngewe iyo nje gukora ikiganiro muri kiganiro cy'abantu bitewe n'ukuntu banyandikiye bamamagaye bakambwira se kuki turya mu rushusho wasukatubwira ariko tayi ngiye ugiye gutuma amena umuceri mukanya ari kuvuga uti ati ntago natunguwe nuko biriyange byari filime kwa mukanya ambwiraga wenda kamera ntiyaririwe ngiye ntibyanunguye ko yavuze ko byari filime ngewe mva nkubwire icyo nkubwira ngewe nabwiye ngo nkora kiriya kiganiro nakoze iby'abantu iyo nje ku kiganiro kuko ngiye sinzi kunyanganya yego ntabwo sindije ya sindi nijeke ndukumva ijeke imodoka ikenera ijeke yego nyuma naje ko urabona isaba imodoka ngo ndeka ngo zamure ifite ibiro bike weye nimba icyo kintu yarakivuze uri kuvuga ngo wenda ngo biriya bintu ngo byagize gute bari muri filime ibyo nguri kumbwira ntabwo ibyo bintu bindeba icy'ingenzi uko nuko ba nyir'ubwite bwabo babyivugiye kuba Yige yarabivuze hari n'ibindi bazumva nyuma yabo kara ni akantu gatoya nge naravuze ntibakumva mbwirwa nabi ndabyihanganira hari icyo byagutwayeho kuba barakubwiye nabi ngewe reka mubwire cye byakinwe biranafasha iyo batambwira nabi sinakwiga isomo iyo batambwira nabi sinari kumenya uburyo ngaragaza ukuri sinari gukomera ariko nanone nta muntu utagira intege nkeya ariko se tayi tukiri aho ngaho ku kintu cya filime
biramutse bisanze kuko ibyakozwe abantu barakijijwe bakabivamo hanyuma uno munsi ukaba uri wa muntu uvuga ngo njyewe nduyu nguyu ariko bari abantu nabo nubwo bigaragaza gutya ntago ari aba nabo byagenda biti urumva utaburi kubacira urubanza wenda ugasanga barashijwe pe yego 100% pe none se wenda tuvuge ko umudayimoni aba yego kuko nkuko bavuga ngo ndumudayimoni njyewe mfite bazakurikirane babitabira njyewe nka episode bazakurikirane njyewe ibyanjye ikiganiro nagiranye amayetevu nagiye nanga atanga umunsi ku wundi ngatanga ibimenyetso ahubwo none ngenda ndashaka kugira ngo menye ngo bino bintu koko ni gute ngiye navuze nyese niyo wagiye kubikiramo yigenga agiye kuvuga ngo byagenze uko amabanga yamenye se ngiye nari inyaza nkayaye mabanga yamenye ni nkaye mabanga yamenye ngiye kiganiro cye nagikurikiranye kandi barababaye ibyo nibyo mbanze nkuko naje ngabavuga ko John rafunze arafunze ni ibintu biriye ni nawe wa mbere wabitubwiye nabikoze kuko ngiye singiye mu buzima bwanje wamamagara ukambwa turambaza iki ariko ikibazo abantu bakunenze ikintu kimwe ati Tayira atanze amakuru ariko ibigaragare ko nawe ari byo yumvisha ati none se ni gute atanga amakuru ngo umuntu afunzwe atazi n'icyo afungiwe nyibabwira gute njyewe ni izina ry'Imana mushaka munacyumve nyibabwiye gute urakizi bangize maneko se ndakizi sinzanakibabwira kugeza igihe muri bo umwe muri bo azigaragaza akavuga icyo bafungiye ariko bavuze iyo yatubwiye ko yatabizi icyo yafungiye nagabizi uko nkuko nundi yavugaga yuko atabizi na mbere agiye sizajya babwiye ko abizi sibyo kimwe nuko icyo afungiye John kinze nuko afunze ngiye nababwiye ko adafungiye ibyacu bajye buryo bambaza safungiye ibyo kuryama nabuje ibitsina afungiye icyaha cyo kugitiki hanyuma nimba hari wenda hari uko babiziranyeho bwabo uzumva ko icyo kintu gishoboka azaza kivuge nimba mba kizamutabara sinjya kuvuga ngo umuntu ngafungiye iki sinamufunze sinanamufashe n'ubu kugeza ubu ngubu n'urukiko nururagira gute n'abashinzwe ibyo bintu ntibaramukatira bamenye icyo kintu yego ngiye kumukatira gute n'amakosa kenze nuko afunze byo kujya bavuga ngo ujya kumuburana ngo bimeze nk'uko rero azagenda ajya kumusura bimubaze abaze bagenzi be kimwe nuko asanga nabo batabizi bidashobotse arindira icyo dufite ubuyobozi bwiza yego hanyuma Tayi hari ikintu uvuze ngo yamenye amabanga mu kiganiro n'irihe banga yamenye wavuga uno munsi kwaba uti njyewe natunguwe no kwamenye iri banga uzi ikintu yamenye hane banga ariko yavuze nabanga ye kintu namenye we ubwe yamenye nako nuko we yagombaga kuza akabivuga mbere uri kubyumva ni gute njyewe si bari kumwe se si inshuti yabo se nese bagiye kujya kumujyana atabajije mumwe muri abo ngabo cyangwa mu telefone amwete bigenze kunguko barabishira sabishiriye birashoboka ko batari banabizitaye none ko direct bahita banwara we nashuti ugira we nashuti ndayigira nagushaka kugurana ikibazo wita uvuga ati muri za shuti zanjye mu bantu bagira groupe cyangwa ikigare nushobora kugira uburemwe n'umuntu n'umwe bashobora kuvuga ati mwe n'iki kibazo cyangwa bigenzo urabyemera reka tubyemere ko ibyo bintu batari babizi sibyo none uvuga ngo nawe nta nubwo banazi n'irengero rye kubera ko nabyo bazi nta nubwo bigeze babimenye kubera ko babaye barabimenye nta n'ibyo bari bazi aho babimenye bagomba kubitangaza bari kuntegereza singiye kugarura ibintu by'amakimbirane cyangwa ikindi kintu cyangwa kumurwanya ahubwo ni ukwerekana ukuri ubu bivuga ngo bigenze uku nguku kuki nabivuze simushinzwe hari abandi bazabivuga kinyenze genge nigeze mvuga se ngo afungiye iki ngiki oya ntacyo wavuze nuko umuntu ategereze rero namara gutegereza umwanzuro nimba arengana zafungiye yego icyo cyumvikanye rwose none se icyo umunenga nuko yaje kuvuga ko afunzwe akavuga ko icyo afungiwe kugeza no munota atanakizi inde ige iwe se icyo kintu wamunenga cyo atari ikintu wanenga icyo munenga icyo nuje munenga mba muri groupe yabo sibakijijwe yego sibakijijwe urabyemera yego njyewe oya njyewe nemera 50 kuko muri groupe y'abantu bakiraga kiza ntabwo mvuga ngo barakijije gukizwa bimenywa n'umuntu ku mutima we ariko babazwa muri groupe yego yabakiraga ino kavuga groupe yabakiraga kiza yego icyo gihe nje suri inshuti yanjye uri wenda ni abishuti yanjye
nibyo nawe namye nkubwira nagira ikibazo tubana muri groupe sibyo sinita agakiza kawe ko umuntu yimenyera agakiza ke yego uburyo utashobora kumbwira ngo cyangwa umbwire ngo nawe na kino kibazo sibyo yego cyo wenda tugere kubijya ku ruhande kuko n'Imana ivugisha ukuri icyo kintu ushobora kuba njya bihamya n'Imana n'imbere y'Imana umuntu muri abo bantu nta muntu batagira inshuti yo y'indanga y'inkoramutima cyangwa se umuntu abitsa amabanga yego reka utamubwira ati nawe na kino kibazo ahubwo ikibazo twebwe abantu tugira ndagisura gute dusanzwe tuzwi gute mu hanze abantu bivuga hiki uri kubyumva ubu ko buba cyo bita kwiyumanga cyangwa kwihisha nicyo kintu abantu dukora uko cyumva yego iyo ubonye ikintu cyagiye hanze nawe uravuga nge tayira sinjya mvuga ikintu kuko nyinya iki Imana unibaho sinzi aho kubera iki nashutse Imana cyane ayibeshyeye cyangwa nayitwaje naye byaje umusaruro sibyo ahubwo nzabaho kubera ki icyo ndicyo nicyo ibyo mvuze nibyo ngibyo nta n'umuntu nzahimbira kugira ngo mbeho uri kucyumva yego n'ibyo ngibyo rero mbikubwiye rero bivuze ibyo bintu bari babizi bimenye gute se ngiye mba muri iyo groupe cyo nacyo kigeho banza nawe mbwira uti wenda hari umuntu abicije ahangaha bibwira atayira bica hari uzi nje ntago nzi aho wabikuye nanjye niwe wasanze ari ukuri cyangwa ari ikinyoma warabimbwiye igenede amaze arambwira ko afunzwe ibindi bindi nyuma sinamenya ngo byagenze gutya na gutya utabimenya nyine niyo process nakubwiye yerekere ba nyirayo kuko uko umuntu aje buri kintu suko kimeze kandi ngaruka y'icyo kintu comment z'umuntu nge nakubwiye ngo urumva umuntu natuze ngewe wumva mbwa ngo wavuze ibi ngibi yabimbwiye aranyigisha menya umuntu aranyigisha iyo ndi mu bintu bigiye amakosa cyangwa ibinayo bije bitanitekerezaho kuki umuntu ambwe kino kintu senge reka nyitekerezeho se nakoze iki si ibintu nakoze kuko nibyo iyo ufite amakosa njye ubwanjye ndiburanya ni izina ry'Imana gwabuze ufite iki none kugeza umunsi isura bashinja iki njyewe yego cyangwa se mikira kiganiro uramushinja iki kugira n'udukurikiranye njye ndashinja ibintu bibiri nuko yige yavuze ngo ntago yararimo kuvuga ko batari barimo kuko ahagarariye iki yaje kuvuga nk'umuntu ahagarariye ikipe iriya sibyo iriya kipe ni wari yahagarariye ikindi cya kabiri nuko bavuga ngo ibyo bintu ntago bari babizi kandi bivuga ko nakubisura bivuge ngo nje namenye amakuru ahubwo nyuma yabo sibyo nyuma yabo sinayasohora ndategereza ariko bitewe n'ukuntu abantu babisabaga n'ababi babizi na nyuma y'ibyo nibyo byiwe bitari birebire tugomba kuvuga ibyakurikiyeho nyuma yo kuba mufunga bitabaye byiza mwaza nkabivuga aho kugira ngo umuntu haze kumbaza kuki nimba uzi ukuri kuki utakuvuga naje ndakuvuga uvuza kuvuga rero ngo nabyo bari bazi cyakaza akabivuga yabivuze nyine nyuma kumvaga ko byari ngombwa bagomba kubivuga mbere ni gute menye ibintu byabo nabarizwa muri groupe yabo bitari na ngombwa ko mbimenye nabimenya ngiye hase ko mbana byakubabaje byarambabaje kuko nta nubwo yagombye kuba arimo nagombye kuba arimo cyo cyumva ntago yagombye kuba arimo he ahari none se nimba nkoze icyaha cyangwa se nkaba ngikekwaho amategeko naga ndeba harakureba none kubera icyo uvuga ko atagomba kuba ariyo kandi uno munsi hagara hamwe n'icyaha no kuzataha yego ariko niba uketsweho icyaha uragenda ukabazwa nyine ndewe ubwanga impamvu mubwira ngo niba umuntu amaye iminsi 30 yego ejo akama 30 sibyo yego hari igihe ushobora kugenda ukamukurikirana sibyo uwo muntu akaba yavamo urabyemera cyane yanatubwiye ko batamusuye wenda nyine mba ngiye nkubwira nyine iyo musuye iyo umuntu mundi afunzwe afite igikurikiranwa urabyemera ni bitandukanye n'umuntu bagenda bagashyira aho ngaho nafite igikurikiranwa yaba beshyirwa atabeshyirwa ibyo sura bibaza kuvuga ngo abantu nase ribu cyangwa se leta izagenda ibyimashine ngo umuntu ararengana se ariko iyo bamusuye izakora investigation nyine baramukurikirana azabaza ikurahise kandi aho hantu batahazi barahazi none se ribu utekereza ko ipfa gufata umuntu itabanje gushaka ibimenyetso bimwe na bimwe cyangwa se ikamurikurana aho bamufatiye naho ngaho ariko ibyo bamufatiye ribu ifite akazi kayo sibyo none se ariko bamukurikirana bakajya kuvuga bakamusura sibyo bakajya n'uburyo bamukurikiranamo
icyo kintu cyari kuba. Ni gute umuntu ashobora kuba ari inshuti yawe agafungwa n'unamusura? Icyo kintu wakemera? Ni gute ujya kubura n'ibigiye utarigeze unamusura unamubaza ibye nuko byagenze? Bivuge ngo naho n'uburyo bamujyanyemo navuga bo nabyo bazi kugeza isaha. Baravuga ibyabo byiwe bya mbere ariko nabyo bazi. Baragomba kujya kumusura kuba bamufashe batari kumwe, bagomba kujya kumusura bakaganira bakamenya n'ibye. Iyo ribye ikoze icyo kintu n'abandi bandi gomba kubaza. Gusa bo yababona se kubera iki yatababona? Ntabwo irabahamagara of course. Nego irabahamagara, izabahamagara kigera n'ikigera. N'ikigera ibonye ko ari na ngombwa, nibona ko riba ari na ngombwa. Dufite ubuyobozi bwiza cyane. Ubwo buyobozi rero nibwo tugomba gukurikiza. Ibyo byayige byo unabireke n'ibyo kumasura tunabireke ko n'ibinatureba. Icyo navuze nicyo ngicyo navuze. Tayira yarababaye disi. Nje narababaye. Byabindi seriye. Je watangiye numva biri ibintu byoroshye none. Sindishutiye. Nuvuga ngo ngiye ngo nagiye kugira ngo kina natakigeze mvuga icyo kintu ngivuga. Sinakivuze nyine kubera ko cyari ngoba cyanandebaga. Kingenzi ngiye nakemwe ikibazo cyuko hari unavuga ngo ariko ngo bira bintu byanyu ngo nibyo abantu baba bigeze babafungiramo ngo nibyo mpamvu bamufashe ngo byagenze ukoya. Afite iki akurikiranwaho Libira hari. None se tayi reka tuve kuri icyo basi sibyo ugendera kuki wemeza ko abantu batakijijwe? Tubwizanye ukuri wowe. Jewe iyo urambonye haguze Imana ngewe mfite mu mutima wanjye ariko uravuze uti Sandra wana ni bya bende bye ntiyakijijwe aracyangwa n'urugero agacupa cyangwa se aracyataha amajoro n'urugero ntanzi. Wabigendera kuki kandi nge nawe tutabana tudahorana? Imana ufite ngiye muri ngewe. Imana yamaye. Iyo Mana mpamvu nazayigira nyigira wiye. Ngiye kuzano nibyo murambwira abantu sibyo? N'umuntu adakijijwe afite haba sibyo? Yego. Afite uko agenda, afite n'imyitwariye. Kabone n'ubwo ngiye tayira naza nambaye ijipo mwambara n'ushingeho sibyo? Yegeze mikro tubwire. Muri ngewe urasoma pe ukavuga ati tayira nagakijijwe. Cyo kirahagije cyo mubwira. Cyo cyonyine ngo naga ari kukumva. Icyo kira ndabwe ngo ngiye. Umuntu gusugeta umusoma ukamenya ngo uno muntu ntakijijwe. Nuvuga ngo ngiye nambaye naza nambaye ijipo, naza nambaye ikanzu, nambaye n'ushingeho. Mwaza nivuga ijambo ry'Imana ndakijijwe. Ngiye tayura umugabo ati tayira pe. Tugendeye sasa reka tugende ku kiganiro cyakozwe ubushize. Ni cyo kimenyetso cyakweretse ko wa muntu akiri muri bya bintu? Okay. Wenda ku mutwe irane imigisi. Urumva? Bira ni ibintu ku mutwe wo ku musatsi umuntu wese yabyishyira ari umukobwa ari umuhungu cyangwa undi muntu ariko ukamanuka ukajya imyambarire hano hejuru nabyo byashoboka ariko ipantaro nkiraho ni ikibaho. Sinzi niba abasore bikigera ariko bambara ari amapantaro ukamanuka hano ku gatoki. Urumva? Byo nago bikibaho. Sasa rakanu kanyuma none aka uri kukareba ni gute umuntu yambara kari akantu b'umukongoma n'ubuki ariko agakiza k'Imana ni gatoranye iki igihugu b'umukongoma n'ubuki agakiza ibikoye ikintu bugikuyeho yayo makongo kari akantu kagasa ko kuguguru aka grumeti sandarizo ni zabana ariko grumete niba tubyibuka wenda sinzi utwo abantu dufata ibintu we yaravuze ati ngewe nakuriye muri Kongo cyane rwose imico yahati ndayikunda ati kuko muri Kongo hari abatwambara ati bituma nanjye numva ngakunze nkajya nkambara. Nicyo gisobanuro yatanze barusha ikiganiro neza. Reka nkubwire Sandrine Karame kuba yakubwiye bira bintu gitandukanye kumukoresha ikiganiro nibye sibyo? None se ajya gukizwa sishaka kuvuga izina aho yagiye kujya gukizwa iracano ajya kubikuramo ibwo bugino by'ubwo kubakunda bakongomare bye byavuyeho nawe se nago byabagaho. Kamera ihora ari kamera iragaruka gutsindagira ukorera Imana uhindura amateka wiyamamaze wihindure isaha n'isaha itaragera nishaka kugira ngo ikwerekane nacyo uzakikwereka nuzigera nari mugira ikintu tsinda uzaza katsinda muri bare bose azaza atsinde natsinda naratsinda n'Imana yigira ibyo yigira avuga ibyo avuga isi yose yamamaze avuga igihugu cyose kiba kuri nose ariko
isaha y'Imana wiyamamaze wiyoberanye wigira ute ugira ibintu byose ukora byo kugira ngo abantu bose bajijisha ariko kiragaruka kigakubitaho asawa akunda bakongoma nakomeza bakunde si ibintu bisanzwe Imana nivuga nazigera njyewe sindi Imana ariko izaza yivugire si dushaka tunabigarukaho Imana izaza yivugire byarangiye kandi okay ya birumvikana katwikomereze ikiganiro hanyuma mu buzima busanzwe umuntu ashobora kubyuka navuga akabyukira ibumoso iyo ubyutse ibihe byawe byagenze nabi cyangwa se wumva umerewe nabi uba byagenze bite kuri uwo munsi cyesha mu buzima bwanjye nkunde ndakubaho neza uyu muntu uko aje bigahinduka endeze tubwire muri kamera araje mitabona cyane ngiye mu buzima bwanjye iyo nabyutse nabi sibyo iyo nabyutse nabi mu buzima bwanjye ikintu ngira iyo nabyutse nabi nanyweye inzoga sibyo sisenge mu gitondo ndicusa nicyo kintu kimbabaza kuko ngira ibintu byinshi ndagize Imana kiri kijyanye mu buzima bwanjye kimbabaza kuba byonyine Imana icyo yamaye hari abavuze ko utazi Imana wowe atese ubundi atuye umuhungu ko uyu mukobwa hungu ubundi ubazi Imana gira icyo babwira ntabwo nzi Imana sibyo ariko bayizi bazayinyobore je ntabwo nzi Imana ariko mwe muyizi muzayinyoboreho kubera ko urubanza rwa nyuma rwacirwa n'Imana kandi icyo gihe Imana nica urubanza nawe uzarusubiza inyuma yego nicyo kintu nababwira nta muntu utazi Imana ahubwo uyivuga uvuga ngo ntabwo nzi Imana ni utayizi nta muntu ku isi ya rurema uhagarariye Imana niyo yonyine ivuga yego we ayihagarara nkandi avuga ngo ntabwo ayizi ngo ntabwo nzi Imana sibyo njye ntabwo nzi Imana we arayizi ahubwo njye ndi kwibaza ngo we ahagarariye Imana kuko mubo senga cyangwa mucyo senga si senga uwo muntu senga Imana yego hanyuma dukomeze ndakeka hari groupe yasenze irakizwa Tayira uri mu bahamagawe ati nawe ngwino uze dukorera Imana twubake navuga societe nyarwanda niki cyakubuje kujyamo mbere yo kumvaza n'ikindi kibazo je mpamvu byambuje tubwire unahamagarwa ese byagenze biti je ubu kumamagara nuko nje wamamaga groupe yamamagaye iyo groupe ntacyo nayibonagamo nabonaga ko ngiye nahamagawe n'Imana ayamamagawe niyo groupe ishingiye iki kwitirira Imana kukiza kuba yaratumwe n'Imana cyangwa ngiye barabanumyeho nari kujyayo yari gukomera sinzi wenda umugara mba ndi dayimoni nkuko babivuga cyangwa ikindi kintu ariko dayimoni igira uko nayo igenda rero je sinagomba kugira ngo ngire gute njeyo ase umuntu yagwamagara gute niko umuntu ahamagara abantu bo mu Rwanda arakubwira ngo uri umunyamahanga ugiye kujyaho gute suga se nyine siyigeze amamagara yaramamagaye cyane rwose ni nayo mpamvu yafashe barabafofu bajya kwirirwa bakoresha nk'abantu baryama n'abahuje ibitsina ari byo atari byo sibindeba ariko byo byabaye nyuma yanjye mu buryo bwo kundwanya ni nayo mpamvu nyuma yabyo nakomeje ngiye cyo ngomba kuba cyo kuko ngiye mu buzima mbayeho ku mwuka w'Imana simbe ku mwuka w'umuntu unyange unkunde ikimana yigeze ivuga nikizahinduka ni nayo mpamvu iki kintu mbigarukaho mbigaragaza nerekana ngiye ibyanjye nacicise ndatuza ndinumira ariko ni gute buse mukanya nago urimo kujya hanze ni gute umuntu iteka kaza bimurenze biba byamurenze umuntu biba byamurenze nuzabona umuntu aza kuvuga ibice biba byamurenze yihishiriye yagize gute ariko ukabona biranze ni gute umuntu aza kuvuga ngo twakije kubera inyungu hacyo nari nkurikiye yagikurikiye ariko ku ikintu kitari mu mugisha w'Imana gukora ibyaha ariko ishure byeshatu kinisha Imana unayitiranya nushaka kubona umugisha wayo aho ngaho sinzi wenda uburyo humvishe yaravuze ati nakijijwe nzi ko hari izindi nyungu nzabona sizo zibyo ngibyo se nkubwiye ni inyungu wenda ashaka kuba wenda zari inyungu
yarakijijwe si nta wamenye we yagiye kwagitangariza na komedi yo gukizwa kuko yarazi yuko ari byo bari mu muhe nyuma y'uwo mukino iyo filime iriya ari filime urumva yagiye kujya gukina aragitinga ese umuntu akagitinga 1 2 3 4 5 6 gutyo cyane biterwa n'ibyo umuntu mwavuganye amasezerano ahubwo nuvuga ngo umusoro yavanyemo niwe watumye icyo kintu atakivamo urumva y'umundi yari yaryamanaga n'abagabo cyangwa yaryamanaga n'abagore ariko kujya imbere ya hano kamera no kujya ahubwo sinzi ikimana izakora iyo umuntu ukoreye Imana ibintu byinjiyemo abantu b'Imana mu bantu babeshya abantu bafite ukuri ahubwo ikibazo n'abantu babyinjiyemo niyo bafite ikibazo sinzi icyo bazabwira Imana ndarakaye abantu bakorera Imana sinzi icyo bazabwira Imana nimba badafite uwo mwuka werekana ko icyo kintu cyari ikintu cya filime bafite ikindi kibazo nabo nabo bafite ikindi kibazo sinzi icyo bazabwira Imana abantu bari inyuma be badufashije ko bari kutuderanja no kubayobya ngewe ubwo mwenge navuga ko bayobya mu kabyanga no kubayobya gatoye hanyuma bumva ari ryari umuntu ashobora kubwiriza ukumva ko wahinduka yavuze umuntu uzambwiza niyo bari wa wundi uzanga gasenga wabandi mbona ngo bashyira harambona ibintu by'amacano meshi umuntu akawukora bikagira gute bazasengenge nizane sinyene umuzaza kumbwira ngo ngwino hano ngukore hoya nta mupasiteri wemera ni urugero ukavuga uti uwo mupasiteri azasanga mu rugo nazasanga kuri cano azasanga mu rugo bamunumeho hamanye nje kwivugira ibyo niboneye nibyo nakoreye kuri cano nese mu rugo umupasiteri yawe kubona Imana tamenya hutaha Imana ikohereza ifite uburyo gucishamo n'inzira zayo azasanga mu rugo azasanga wowe uzamusanga ku rusengero ahubwo nashaka sange no mu kabari njyewe Imana nimunyorezaho nzabona ko yamunyoresheho inzi izakishamo zayo izamungezaho ntabwo bafite inshingano zo kudusanga mu rugo kuko nese upasiteri yamenya aho ntuye cyangwa aho utuye uri umupasiteri kubera ko abonye uyu muntu n'urugero ngomba kumwigisha yahita ziwo wamba bari kwituriza iki Imana yakoze nawe kijya nawe kivuguriza nicyo kintu wicuza kugeza kuri uyu munota kuko hari igihe umuntu yicara akavuga uti iyo nza kubimenya sinkure gutya simbe nditayira wa wundi ntacyo nicuza ngewe ntacyo nicuza ubuzima bwanjye ntacyo nicuza hanyuma tayi ngewe nkunda ibintu biri clear nkuko wabivuze hari igihe umuntu avuga ibintu akavuga ariko wamubwira uti uyu muntu mbahuze ikintu nkundira umuntu bitayige yige niba umuntu ashobora guhamagara mu kiganiro ati ngwino dukora ikiganiro ngabe yatinya ambwira ati nzaza aceremba kandi nkamutinya urumva mutinya si oya ushobora kubahamagara ubu ngubu bamugati mbabaruze nkanamubwiza ukuri dukorane ikiganiro tayira wakemera ko mwakicarana kuko yige nta rubazo nimba yige nataramutinye na groupe natayitinye mu biryo bakoraga yige simutinye kuri ubu ngubu yige muturishuti turaziranye yige nazi nimba wumva neza rwose kuri muhamagare igaza ari ige okay videographer na cutting naba katinze reka mbanze ngushimire ngo wakoze cyane ige aze ari ige nubundi ni yige nyiri nkwaye nyine inshuti yawe cyangwa se inshuti yacu yige n'abantu baranamwikundira yige burya nta mutima mubi nta satani ntaki ari n'abamva muri comment bandiza ati niba tayira ko kuno musatani inshuti ya yige bigaragare ko abari ufite ikibazo kuko ati yige tumuzi nk'umuntu uri aho ngaho nyine utajya ugirana ibibazo n'abantu nicyo kiza cyabyo nacyo kibazo cy'abantu nta kuntu abantu bose bakwishima Imana izakora iki nimba abantu mwishimye Imana izakora iki Imana izazivuga ibyayo abantu murishimye kubera yige murabaye kubera ngewe ariko sometime ntacyo nzahindura ku mperuka nacyo nzanahindura iby'Imana izagaragaza sibyo byonyine yige naze ari yige murakoze Imana ibamugisha GASARO TV.